w'i Nazareti, uri Imana nyamana nyiringabo, uri Imana yuzuye ubuntu n'imbaraga, uri Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twebwe dusaba, uri Imana uvuganye natwe ngo abantu bitiriwe izina ryawe nibicisha bugufi bagashaka mu maso hawe. Witeka nyiringabo Imana, witeguye kubakiriza igihugu, witeguye kubarengera, witeguye kuduhagurutsa no kudushoboza kugira ngo duhagarare mu mwanya ukwiriye. Wabwiye umugaragu wawe Yesaya, uravuga ngo ndatumane ninde wangenderera. Witeka nyiringabo Imana, turahagurutse nk'abahungu n'abakobwa bawe, turahagurutse abakozi wasize amavuta, turahagurutse gusenya buri mbaraga zose z'umwe Satani, turahagurutse gusenya buri myuka ya coronavirus, turasenya imigambi n'imikorere yose ya coronavirus mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mwami wanjye nyiringabo Imana, coronavirus yafashe iyi si, yayibasiye isi, irica abantu isi yose, n'amarira n'agahinda n'ubwoba hirya no hino. Ariko Uwiteka nyiringabo Imana, wambwiye ngo mbwira abantu bawe uri kumwe nabo kandi uje kubatabara, uri kumwe nabo kandi uje kubarengera, uri umutabazi wacu kandi ngo abakwiringira ntago uzongera kubakoza isoni. Turagushimira Umwami w'abami, turagushimira Uwiteka nyiringabo Imana yuko utabaye abantu bawe, yuko utabaye ubwoko bwawe, yuko utabaye itorero ryawe. Mwami wanjye nyiringabo, itorero ryawe ndishyize mu biganza byawe. Mwami w'abami, waravuze ngo uzubaka itorero n'amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Ntago tuzanyeganyega, ntago tuzanyeganyezwa, ntago tuzacogora, ntago tuzacika intege, kuko Uwiteka uri kumwe natwe, kuko Uwiteka uhagararanye natwe. Witeguye kugirira neza ubwoko bwawe, witeguye gutabara Mwami w'abami isi yose mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ni wowe Mwami w'abami, ni wowe ufite urukingo rw'iyi coronavirus. Mana kingira abatari bandura mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mwami wanjye, Mwami w'amahoro, ni wowe ushobora gukingira Mwami wanjye kandi n'abamaze kwandura. Ni wowe muganga uruta abandi baganga Mwami, ni wowe ubakiza, ni wowe mukiza wacu mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ndahagarika imirimo n'imigambi yose ya Satani wiyitiriye corona. Mwami wanjye nyiringabo, ndakubita hasi byishyira hejuru byose bigendera muri corona mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mwami w'abami nyiringabo, ubukungu bw'ibihugu byose Uwiteka Mwami wanjye, dore byose bwamaze kugwa hasi. Kandi Uwiteka Mwami, ni wowe ugira icyo ukora, ni wowe ugira icyo urema. Ndasabye Mwami w'abami, ongera ureme ubuzima bushya, ongera ureme Mwami w'abami kugirirwa neza gusage ku isi yose. Bongere bakire umwuka w'ubwoba, bongere bakire iki cyorezo. Witeka Mwami, natwe tuzaza imbere tugushimira, tubango Mana wakoze ibikwe, natwe turanezerewe. Ntacyo umwana w'umuntu yakwimarira, ntacyo umwana w'umuntu yakukorera muri ibi bihe. Ariko Uwiteka nyiringabo Imana, Paulo yavuze neza, aravuga ngo byose dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Mana duhaye imbaraga zo kunesha, duhaye imbaraga zo gutsinda, duhaye imbaraga zo gukuraho buri migambi n'imikorere yose ya Satani, duhaye imbaraga zo kuzimya imiriro yose yari yatse muri isi mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ukuyeho imigambi n'imikorere yose y'abasatanike, ukuyeho imigambi n'imikorere yose n'imbaraga mbi mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mwami ndinginga, Mwami turinginga, Mwami turi imbere yawe, Mwami turahamagara kugirirwa neza nawe. Witeka Mwami w'abami, Mana nyemerera muri iki gitondo, nyemerera kuri iyi saha uhure n'umuntu wawe, nyemerera kuri iyi saha utabara umuntu wawe, umuntu warayarira, umuntu wacitse intege, umuntu wihebye, umuntu warushonje, umuntu warubuze icyo yakora. Mwami, iyo turi imbere yawe, hari icyo wakora Mwami, hari icyo wakora muri ibi bihe, hari icyo wakora ku bwoko bwawe, hari icyo wakora ku itorero ryawe, hari icyo wakora Mwami w'abami, hari icyo wakora Data wera. Ndakwinginze Mwami wanjye, ndakwinginze nyiringabo Imana, ku ijambo rye ratuwe muri Nahumu
ngo dore uvunagura azamuka imbere yacu. Umwami w'abami Nyiringabo, nta wundi wavunagura imigambi yose y'umwanzi Satani uretse umwana we Yesu Kristo, uretse umwana we Yesu Kristo. Kandi ijambo ryo rirambwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, Mana iryo ni ijambo ryawe, ngo byatumye itanga umwana wayo ari we Yesu Kristo, ngo abamwizera batarimbuka ahubwo bahabwa ubugingo buhoraho. Mwami wanjye Nyiringabo, waduhaye umwana we Yesu Kristo, waramuduhaye Mwami, natwe twaramwakiriye. Niyo mpamvu tuvuga dushize amanga tuvuga ngo Uwiteka, ese kutimanya umwana wawe wabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi? Wabuzwa n'iki gutanga amahoro muri iyi si? Wabuzwa n'iki guhoza amarira barimo kurira? Wabuzwa n'iki Mwami w'abami gukuraho imyuka igose iyi si? Wabuzwa n'iki kuvana imyuka y'abahanuzi b'ibinyoma? Mana tuzi neza yuko ijambo riratubwira ngo turi mu bihe biherukayo, turi mu bihe bya nyuma. Ariko Uwiteka Mwami w'abami, nubwo turi muri ibi bihe Mwami w'abami, ntabwo ari cyo gihe cyawe cyo kugira ngo Mwami wanjye iyi si irangire, ahubwo nicyo gihe cyo gutegura umugeni wa Kristo, ahubwo nicyo gihe cyo gutegura Mwami kuza kwawe. Kuko waravuze ngo ibimenyetso byo kuza kwawe Mwami w'abami, isi yose izaba irimo intambara, izaba arimo impuha nyinshi, isi yose abantu bazaba bikunda, abantu bazaba batagikundana. Mwami w'abami, waravuze ngo mu minsi ya nyuma rembondoroboko shakatayaba ubutumwa buzavugwa ku isi yose. Kandi Mwami icyo turakibonye, kuko Uwiteka Mwami, naho abantu bataragera Mwami w'abami, itumanaho ryarahageze, amaradiyo yarahageze Mwami wanje, amatelefone, abantu baravugira ubutumwa ku matelefone. Ibyo byose Mwami nibigaragaza iminsi ya nyuma. Ariko Uwiteka Nyiringabo Imana, turongera kukusaba Mwami ngo haracyariho ibyiringiro, turacyafite umwanya. Turagusabye Mwami, wongere uduhe umwanya wo kugukorera, wo kongera kuvuga ubutumwa no kubwira benshi no kugarura benshi. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, nk'uko wampaye ijambo, nuko wongeye kutugirira neza Mana, ukongera kuduha ijambo ryo kubwira abantu bawe, ryo kubwira isi yose, tubahumuriza, tubabwira ngo Uwiteka uri kumwe natwe kandi uje gukora ibikomeye. Turagushimiye Mwami, turagushimiye Nyiringabo Imana, yuko mu gihe nk'iki ngiki, yuko Uwiteka Nyiringabo Imana wongeye kugaruka guhumuriza abantu bawe, yuko mu gihe nk'iki ngiki Uwiteka Nyiringabo Imana wongeye kugaruka kandi uje gutabara. Ndetse Mwami, iki ni cyo gihe cya nyuma ndetse gisigaye, kugiye gusuka umwuka wawe wera, kugiye gusuka imbaraga zawe, kugiye gusuka imbaraga zawe. Ni kwavuze muri Yoweli ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wawe wera. Hanyuma ya za korona hari umwuka wera, hanyuma y'intuha z'intambara hari umwuka wera. Mana suka umwuka wera, Mana suka umwuka wera, Mana suka umwuka wera. Reka abantu batangire basinde umwuka wera, reka abantu batangire basinde imbaraga z'umwuka wera, kuko Uwiteka Nyiringabo Imana ari cyo gihe uduhaye. Mu izina rya Yesu, kiza Mwami, tangira ukiza abantu bawe, tangira ukiza abantu bawe, tangira ubohora abantu bawe, tangira uzura abantu bawe, tangira unezereje abantu bawe. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ndirukana umwuka w'indwara ku buzima bw'urimo kunyumva. Aka kanya ndategeka indwara iyo ari yo yose yari iri mu buzima bwawe, yari iri mu mubiri wawe, sinitaye ku gihe imaze. Icyo nzi neza, ijambo ry'ubutware riri muri njyewe kugira ngo nshobore gutegeka. Mu izina rya Yesu, twarakubohoka, twarakubohoka, twara mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mwami wanjye, ndagushimiye Nyiringabo Imana, kandi uri kumwe natwe ngo kugera ku mpera y'isi. Mu izina rya Yesu no byose tubyizera, amen.